ntazi byawe inzoga ndari kwima inzoga ndari kwima ibi ni iby'uwowe ndakubwiye ngo ntabwo urasobanukirwa fifu wawe uzavugwe twagiye wese gato ngo usigire isomo n'ikindi kintu ubwo ndagufite mbamubwira nukuri mbabarira koze ikosa rikomeye cyane ntabwo uriya muntu muzi nuko twigeze guhura ahantu runaka bisanzwe niyo nari nkimubona niyo mpamvu yahemba mpa nimero ze nuko se nimba utamuzi nimero wayimaze nuko twigeze guhura one day mwazanye hano namubonye kuno uhitamo kunsiga ku meza ujya guteretara muri toilette wakubona ubwo nimero ntazivurira iki ariko ntangaza kumvikane njye ntabwo njya nkina uri kumva iyo mikino nayisize inyuma niwumva ari ushaka sorry njye nawe ntabwo turi kumwe iyo mikino nayisize ntibizasubirana umusoro ntabwo mba nyishaka reka ntibizasubira mbabarira ariko nimba ntabwo ubuzima nta kindi kintu kibyishima ntabwo watekereza gute mbere yo gukora biriya bintu gusihangana ntabwo nzi ko biri sawa nta kibazo urambabarira nta kibazo urakoze cyane uko bite byiza bite neza ikibazo nsanganye naje kukwiyama nicyo kingenza kinzanya what's happening ibyo bisobanuye iki ni iki kiri iki cyabaye mbona ufite agasuzuguro wazanye amarere muri iyi karitsiye wanyweye se kirabazi n'inyota ishira urabona ntazi byawe inzoga ndari kwima inzoga ndari kwima Yes. Ibi ni iby'uwowe ndakubwiye ngo ntabwo urasobanukirwa fifu wawe uzavugwe twagiye wese gato ngo usigire isomo n'ikindi kintu ubwo ndagufite sister kamwihorera n'abana ndwara nawe yanyituze agushenze Miranda yangira tuzikangira gutyo Eri ibiki kuri kwivugana wenyine mwana wa kubangutse se kumva ukuntu kinzoga twari ngo wakwinitse mu ipipa kuva ryo inzoga se keri eko bikiramera nyiri ko niko sujyo inzoga burya umuntu ibintu byambaye nawe ntabwo wabyize ibikize mutanye n'umukobwa nimba ari umusazi nimba yikora kuza kuzimfatiraho ibintu nkoreye nayo ngeze mu filime munsi
niyo mpamvu mbona imyenda imeze gutya. ahubwo se kubona ko nabanje no guhagarara ku kazuba iyo mba nkigera hano ntabwo nakunaniwe cyangwa urambeshya wa mwana wa mwinzoga. mama kubizuze ngiye mu nzoga kandi niyo wabaza na mama wanjye yakubwira ko ngiye mu nzoga. Ngiye ndabona bicanze ndazi kubaza mama wawe nimba ndi usiga mu nzoga wumva iki wagira ngo wakunyitse mu ipipa y'inzoga. Ni umukobwa waturutse ahantu ntazi imikino arimo araza amenaho inzoga ndagenda ndatuha wumve ngo no gutega motari nawe yarimo yibaza ngo nimba naraye mu nzoga nimba byagendekeye bite. None se uwo muntu mwamaze kubonana? Mama twari twabonanye yabaye munsizeho gatoya najya ko nambona ibintu bimbaye nanjye ndikanga. Umukobwa yaje ameze nk'umusazi inzoga zari ziraba zose zitazimenaho ntitwasangiye simuzi nanjye byacanze nabaye nk'ukubiswe n'amashanyarazi. Narabikubwiye ukigera ino niba baranyanga wa mukobwa baranyanga wasanga abo n'abagore babiri twigeze gutungana buriya bamenye kuri uwanjye niyo mpamvu buriya akavuye kose kabasanga barimo abagore babiri umwe yari afite plante y'umutuku undi afite igitenge afungiye umutwe yari ahari uwo muntu bituma akunda kwambara bitewe n'uko n'igisebo nayisengera ako kanya nasebye nabuze aho ndeba nabuze aho mwebwe sinakubwira ngo nabonye undi cyangwa sinamubona buriya bari barimo kuko bazi ko waje hano ntabwo uri kujya guhindura amana bihorera urabizi bari babibona uzabibona suje uzabona ukuntu banyanga cyangwa ujye guhindura mwana wagiye guhindure bareke ariko ni hahandi urabona wasanga ibyo biri mu ikaramu hari ahantu mwana wanjye yari yagiye bimumeneho inzoga bamugambaniye shaburetse hindura mwana wawe. Nese sho bimeze bite? Sinzi umukunda ngo bimeze bite koko. Bayidane nirengagije ahubwo ninje no gusaba imbabazi. Eske ako singa buri bundi reka mubwire njye nabonye ibintu bimbaho nkabona ni nka filime ariko ntazi muri iki kijyambere. Njyewe nari nifite undi muntu nsohokanye sibyo uriya mucamo nta hantu nari muzi ahubwo uburyo nabonye urakariye nuko ntabwo muzi mujye kwira muri toilette mbese. None njyewe nagiye kwikorera ibyanjye ngiye kubona mbona jamo azamurikiye nta gahunda nari mfitanye nawe ahubwo uburyo ugira ibintu bibwira nabibyana njye ntabwo nabyumva ko mutari muziranye gute ufite umuntu wagusohokanye urifashe uritoye uragenda eske we yarose gute kuri wenyine kugiye muri wenyine wambonyemo inda ya muri make kuryo nsohokana n'umuhungu nari nayo njye ntabwo nari sorokoteye akamubwira nawe cyari kinzanye gusa ntabwo ndiyo urumva turi watsohokanye ndanamwubaha cyane ntabwo rero nari kuza ngo bite mbona ngo n'undi ko n'abandi nabonaga muri mu byanyu ufite uwagusohokanye naranduke tunahuriye ubundi nyine okay nta kibazo ibyo tureke yanjye ntabwo naguhemukiye ariko umva impamvu njyewe narakaye sibyo uri inshuti yanjye ikintu cya mbere sibyo kuba twari duhuriye hariya sinari nazanye nawe ikindi cya kabiri njye sinari nzi ko uriya musheri wanjye muziranye n'ahantu tuziranye noneho nyine ngiye kuri njye ntabwo nari kubyiyumvisha ko mutaziranye sibyo numva nkangiye nese numva ko muziranye nta kindi kintu nari gukora numva ari nkawe wakora iki cyakorohamo ngiye ko si baby wanjye kuko mana ntabwo nzakunda pe ahubwo azanongere none kugira ngo bibone azongere umva igihe yahereye anesha umutwe ni kinini igihe yareye anereta naranabyanze ni kinini aho ngeze mugezemo atangiye gukoresha umukaraze yarangiza mukongera mukagaruka ahubwo se yari yaba azongera amafaranga afite ntabwo amwemera kuba yansuzugura ukumva usiko hari abanyamuhaye yasombe njye numva cyakoze reka mubwire ikintu kinshimishije ni uko uziko wankoshereje ukaza no kunsaba imbabazi basi mfite sheri mwiza boga ntahantu ariko nyine nawe wanyumva ubaye ngewe sibyo nyine ndakumva ariko kandi ntabwo ndi kumwe nawe ujya ushyira mu kwiyubaha abana basi nyine urakoze basi ko uzi ko wakosheje ukansaba imbabazi ariko rero kosa ntuzaryongere igihe uzajya uba uri kumwe n'umuntu mwajyanye nta mpamvu yo guhereza undi muntu umwanya nuko ndikwaho gutakaza ubucuti bwawe njye ntabwo nyumva gutakaza ubucuti byoroshye gutya niyemeje nyine kugira ngo ucire bugufi kugira ngo ibintu birangire nyine nari nababaye nakwanze numva no mu nzira nimubona nazongera kukuvugisha ariko basi Imana ishimye kuba twongeye kuvugana
amahoro nta kibazo. nizere ko nta nimero y'umutware ahubwo ndayimaze iki uriya wamushiri wawe ma utazajya uguhamagara natangiye mwanga ariko nsigaye numva wibeshyerera shakiza n'uw'amafaranga twashwana afite amafaranga nta n'ikindi kuko bameze nkawe se ubwo amafaranga yawe amukurikiye arayafite ariko nanjye ndayafite mfite akazi nembwa neza ese warekaga nanjye kagera ku mafaranga ahubwo nzibeshye mbona umuhamagara muratuzi okisha reka mbanze mushakire ikintu nguha nta kibazo unansuriyemo nyine tu urakoze cyane Majiho muranga neza fifi makuru ni meza sinaguheruka gushanda aho nyine umeze ute se wowe neza nanjye ndamahoro meze neza none se hari umukobwa nabonye muri quartier bambwira ko atahi wawe Sasa kumukatse ko gira abakobwa benshi ngo namyeruwe mwaka byawe ntawe uhari mushasha ufite yarakana nyine kaje muri iyi minsi mu rugo rero niko nshaka ko ryoza nayisimbi ndabazi kandi ko nshaka kugutuma ukakampera amasaje nta kibazo ndayimwe mumbwirire ngo nabonye yaraje yarigizwa cyane yahaje azanye ibikabye muri quartier sinzi aho wamukwibye nta nubwo binandeba ahubwo message nashobora kuzamumbera uzamumbwirire ngo imbeba yakurikiranye akaryoshye ihakurinda yakabati ani kindi ndenzaho ariko naruha mama gihoze n'abana bato batangiye kunyurira ngaho abagore baranyuriye nakaraga kubwa kanyurire koko ariko man ntacyo ariko nabiteze ni byiza umeze neza abantu bameze neza cyane uhora ku cyangwe ni ibintu byanjye iminsi yose njya usanga uri ku cyangwe niyo utetse uri ku cyangwe koko ni ibintu byanjye rwose mama Kalisa asa ari hehe usanga yagiye undi niwe nari nje gushaka yewe nshaka suri kunshakira ikiwe ndagushaka hari akamesaje nshaka kuguha hari agashinzi k'agakobwa amaze iminsi mbona kaza hano niko nshaka kumera mesaje ngiye kuguha ko numva binteye ubwoba byabijya ntibiba amaraso iyo byaba amaraso umuntu yabikavarira ega ko mama yanjye ubwo buzanjye ntabwo njya mbuga wapi nimba ari n'ibyo ngibyo utangiye wapi kabisa iyo bikomeye n'amaraso arameneka nta kintu ngambwira numve kari agashinzi k'agakobwa ni kandi se ubundi kamaze kubwira ibyo naraye ngakoreye ubundi kugira ngo nabimenye neza giye nikundira umutipe w'ibogare mwiboneye nikarangiza kajya kumwibambazaho ngo agakunde ko numva saho ubwo ibyo bintu ari diri buriya nanamugirayo nta mikino ntagwa nzi umumbwirire ngo aguhaye gasupu mva ngiye nitinyira ibintu by'amahane niba ari ibyo ndagutumye uri umwana mwiza ndagutumye umumbwirire ngo aguhaye gasupu ubundi ubwo ngubwo ubundi ari ubuzima narabimukoreye reka nasanze kicaye katimaje kaba kambaye busa bugeze hano sugira ngo yambare wambaye suppress ngiyi ibintu nk'ibi nibyo bigezwe yanjye utambeshe ubundi usiye ngo amafaranga nayiguze niyi kanzu witarumbiye buriyanjye reka mbanze mubwira buretse gato okay wambaye inkweto nziza ndi kubibona sibyo ariko bijyanye n'iyi kanzu ntago bijyanye ndi umusirimu rega no ahubwo ikintu maje kubona narumvishe ngo nagaruka bere mubonye wari mfiteho amakuru tuntu nigeze kumva nyine ako ntabwo nabindeba ngiye mba mfite byinshi byo gukora sibyo ngo hari ikintu mpfana n'imivumbi nimba ari imivumbi nimba ari imigambi nimba ari musaza wawe nimba ari iki cyawe watumenye bana bo kwa Karinda cyane ikindo kujabira ntabwo muza yisigeze rega mwebwe impamvu mujya mu bintu birenze murakennye iyo umuntu afite amafaranga ubu ibintu byose birikora ahora yumva ari smart ariko kwa kunyaga nibwo mugikora ku dufaranga muba mwabigize intambara mwabikomeje ahubwo se mufite abamariye iki buriya we
ni wowe utazi icyo tumariye basi se wacika akagakweto se ujyaza bakagura nk'iyi kanzu wamenya aho bayihahira usibye ngewe fifi uyu ni umwihariko wanjye byonyine ndebera wambaye n'iyi kanzu ntabwo bayambara gutya basi ibyo bihangana umuntu uri gutya cyakoze uwo musirimu akoko ndakumvishe ninde wakugushyimo n'agasutiye umere neza gusa kuri uyu muri kurwanira abahungu uzi yuko umuhungu uzagukunda ntabwo ndi kubarwanira ndamukunda uramukunda ariko ukunda wifata gutyo uriya nubwo nananitonda ariko iyo bigeze mu bintu by'amafuti ntega amatwijwi icyangenza naraye mbasanganye mu kabari kiteretse kaba kambaye ubumenyi kamuheneye kimoco nahise mfata ikirahure mu kirahure bari kumwe mu cyose nkimumena ku mugabo wanjye ndavune kandi kwagaramira ngo ijuru riri hafi rero ko mbanya ngo ndimo no kuroba mu bwa mbere nawe mbuganye uzamumbwirire gucira biraro ukandi niba utamuzi njyewe nana uzamumbwire uzambwiye ngo fifi yantumye umusheri wa bigabo ngo ku mugabo waravuna nese ubundi kuki utabibwiye umugabo wawe nimba ari umugabo wawe umukunda kuki utabimubwiye winambye cyajya ko ndi muga nese ubundi ubwo njyewe ndi gutekereza bigabo afite amafaranga wambaye icyo mbese ahubwo nzakora ibirenze ubu ngiye kugura ya jipo nziza ngo natya gikweto cy'ikibode nyine ku buryo azamara agatavuga ati dore umukobwa n'uyu nawe narabuze erega abakobwa bo mu cyaro nibo bubaka mwebwe mutahira imisatsi za make-up n'ibintu nk'ibyo kwese nzamugwa n'ikideni nagikubita ku gitenge nkigendera mwene muze ngende kumva mbabaje pe ariko message nabwo wayumvishe ndabyumvisha ariko basi wanyemerera nanjye nkagira ikintu mubwira viziyo turimo niyo gusirimuka sibyo ufite amafaranga nako nimba uyafite n'utayafite ntabwo mbizi ntabwo mbyitayeho sibyo ariko uko bigaragara ntabwo muyabuze wakihanganya ukaba umusirimu ukamenya kwambara kugira ngo tuzabe inshuti basi njye nawe nubwo usanzwe ufite ibintu byo kumbwira ko wanyemera tukaba inshuti gusa najyana nawe gute kajya duciriye wambaye gutyo ariko aka kantu mbwiye ni ko umusirimu gusa twajyana hehe ikanzu wazizamuye nta shanete nta ki ntago abakobwa bo muri minsi bameze gutyo umuntu watumayemo gifu arambwira ati kuntu ubona na biriya bikanzu bya wambaye na biriya bikweto ngo haye uduherena basi ujye ushyira ugaragara ahubwo habuzemo n'isogisi rizamutse rikagera mu ntuza naryo harya bagurira amasogisi ndayagutumye uzayanzanire reka niwemera guhinduka ukambara nk'umusirimu inama ukajyana n'igihe nanjye ndagutumikira ariko uko wagiye ubimbwira siko ndibivuge ko urabizi mvuga amagambo make ntabwo njya nkunda ibintu benjagaraza muri makeya ndagutumikira ariko nawe ugomeza abagabanya amazi byawe inzoga ndari kwima inzoga ndari kwima Ongeres. Ibi ni ibyo ubonye. uretse gato ngo usigire isomo n'ikindi gihe ubu ndagufite